Welcome again kuri Venus Today ku rubuga rwawe. Niba warakoze subscribe warakoze usige nimero yawe muri comment tuzagushimira. Niba utarakora subscribe rero ni igihe cyawe kugira ngo nawe ukore subscribe wisanga mu muryango nk'abandi bana. Kora subscribe mu buryo bworoshye kandi bwihuse, nurangiza ukande kukazogera kugira ngo buri notification cyangwa se buri kiganiro cyose tuzajya dukora kijye kiguhita kikugeraho mu buryo bworoshye cyane. Ikaze. Rero ibiganiro byose tuzajya dukora numara gukora subscribe bijye bikugeraho mu buryo bworoshye kandi bikunogeye bitanakugoye. Kora subscribe rero kugira ngo tujyane. Hano rero niba uri umukobwa ndagira ngo utera agatebe nkubwire ibintu nibura bike cyane byagufasha ku buryo nta musore uzigera gusuzugura cyangwa gutesha agaciro nyuma yo kumwaryamanye. Hano utazagwa mu mutego w'abasore b'iyi minsi basigaye bahigira kuryamana n'abakobwa bakabigira intego nk'ari akazi kabahemba, nyamara nta gahunda yo kukugira umugore cyangwa se kugira umukunzi w'igihe kirekire afite. Hari ibintu rero bituma umusore mwakoze imibonano atongera kukwikoza no kuguhamagara, akaba ashobora kutaguhamagara na message akaba nta message yakwandikira, wanamuhamagara ntanakwitabe, mwanahurira mu nzira akanagukwepa rwose. Ibi bintu rero ugomba kubyitaho ukabimenya, ukabishyira mu mutwe, ukabizirikana, ukabizingatira ku buryo igihe cyose uzahora ubigendera mu mutwe wawe no mu bwonko bwawe. Niba uri umukobwa atega amatwi, niba uri n'umusore nawe utega amatwi kugira ngo utazigera ubikora ku mukobwa ugasanga uramuhemukiye umwica ejo hazaza. Abagabo rero cyangwa abasore kenshi bamaze kuryamana n'umukobwa mubyara nabo ngaba akigira nka atakuzi rwose, akigira nka atigeze anakumenya, kutongera kukubaha no kugutesha agaciro no kutagushaka uruhande rwe, byose biramuranga akaguta hanze. Gusa hari ibintu umukobwa aba agomba kwirinda mu gihe amaze kuryamana n'umusore cyangwa se baryamanye cyangwa se mbere y'uko bajya kuryamana. Uzumva na kenshi kandi abakobwa bahangayikishijwe n'uko umubano wabo n'umusore ukunda basubiye inyuma y'aho baryamaniye cyangwa se ukanarangira burundu ntibazongere no kuvugana. Abahanga rero mu bijyanye n'urukundo cyangwa se abahanga mu bijyanye n'imibanire y'abakundana, hari ibintu bakozeho ubushakashatsi hano bituma umusore atongera kuguta nk'umukobwa baryamanye. Ibi rero nibyo ugomba gushyira mu mutwe niba uri umukobwa. Atega amatwi duhere kuri ibi ngibi by'ibanze. Ikintu rero kizagufasha ko umusore cyangwa umugabo mwaryamanye adahita akujugunya, uzirinde ko agusuzugura cyangwa se ko agucisha mu ijisho cyangwa se gufata uko yiboneye. Umukobwa wese muri we wese wumva ko ari umukobwa wifitiye agaciro ntagomba mbese niba uri umukobwa ukaba wumva wifitiye agaciro wowe ku giti cyawe, ugomba kubahwa kandi nawe ukiyubaha ubwawe. Rero ntabwo niba uri umukobwa umeze gutya ntukagwe mu mutego, ntuzemere kugwa mu mutego wo kumara ijoro rimwe n'umukobwa cyangwa se n'umukobwa cyangwa se n'umusore, narangiza ngo agucire nk'aho ari shikarete ishizeho umutobe. Ibi bintu byo kurarana n'umusore ijoro rimwe, ijoro rya kabiri, nyuma y'iminsi ibiri ugataha ugasubira iwawe, iri ni ikosa abakobwa benshi bakora. Abakobwa benshi bararikora, baba bato n'abakuze. Sinzi ubwenge bwanyu ahantu mwabutaye, ariko ndagira ngo nkumwize ukuri rwose. Ukimara kurarana n'umusore ijoro rigacya uzamenye ko uwo musore rwose atazongera kuguha agaciro mu buzima bwawe. Hano uzaba utaye isaro, uzaba wisuzuguje, uzaba witeje ikimwaro. Ive rero n'abasore none bazajya kukubwira n'abandi rwose, turiya mukobwa naramuraranye, uriya mukobwa yararaye, uriya mukobwa yaraye iwanjye. Niba uri umukobwa ukaba wiha agaciro kandi wiyubaha rwose, mbabarira ibintu byo kurara ku basore ugataha iwawe ntuzongere kubikora kuko ni amakosa mabi. Umukobwa wese muri we wumva ko rwose afite agaciro, iri ni ikosa utazongera gukora. Ntuzongere kurarana n'umukobwa uzi ko atari n'umusore uzi ko atari umugabo wawe. Umukobwa ntabwo uba ukwiye kwemera kuba igikoresho cy'umusore cyangwa umugabo ngo akuyobore nk'aho uri itungo ritagira iyo ajya cyangwa se ari itungo ritagira ubwenge. Gute wemera ko umuhungu akuyobora nk'aho uri ihene? Ngo ni uko umukunda ngo wifuza kutazamutakaza, akubwira ngo ngwino ndazi uhite wirukanka ujye kurara iwe. Uri umugore wese, uri mama, uri mushiki we, uri iki? Ibi bintu nabigukora kabiri gatatu ndagira ngo ubwize ukuri ko kunshura kane nimero zawe zayisiba cyangwa kayiboro. Dore mbikubwiriye ahangandi Venus ntabyo azakuboroka pe. Ahubwo buriya hari ikintu ugomba gukora, ugomba kwihagararaho ku buryo udakoreshwa ibitakurimo rwose. Ntuzemere ko umusore agukoresha ibintu bitakurimo, ntuzemere ko agushyiramo ibintu bitakurimo, ahubwo mugomba kujya inama, akabona ko nawe ufite ibitekerezo, mugafatira umwanzuro hamwe n'uwo musore wawe, ukirinda umwanzuro wazatuma wicuza. Kuko ibintu byose nyuma yo kuryamana burya ingaruka mbi ziba ku bakobwa. Sinzi impamvu aka kantu mutajya mugatekereza. Abakobwa nimwe mugiraho ingaruka, rero ni mwebwe mugomba kubigiramo, ba serious cyane muri ibi bintu byo kuryamana n'abasore.
Ikindi gikomeye buri umukobwa mwari w'u Rwanda ngira ngo nkubwire, mugomba kugira umwanya wo kumenyana n'umusore muri guteretana, ukamenya umusore uwo ari we. Nk'umukobwa iyo wiyemeje kujya mu rukundo ugomba kugira intego mu buzima bwawe. Ubuzima butagira intego ntaho bugera, uguhora wizengurukaho nk'umukandara bikarangira wisanze washaje kandi usaziye n'ubusa nta n'ikintu uhagazeho. Hano rero ugomba gushyiramo ubwenge kugira ngo ugire icyo uzageraho mu rukundo rwawe, mu buzima bwawe, kuko urukundo ni ubuzima. Niba umuntu ufite imyaka 25 cyangwa 30 ukaba ushobora kuzaba ufite imyaka 70, urumva umuntu muzamarana imyaka 40 y'ubuzima bwawe, ntabwo uba ugomba kubifata nk'iminenebwe rero ngo ufate umwanzuro uko wiboneye. Ugomba gushishoza ugashyiramo ubwenge ukagira intego. Ntabwo ugomba kugira umurongo ngenderwaho ugatumbira intego yawe. Niba ari fiyansaye ukamenya ngo ni fiyansaye, ukamenya ngo nyuma ya fiyansaye ngomba gukora ubukwe. Niba ugomba gukora ubukwe, nyuma yo gukora ubukwe n'uwo tuzabana tugomba kuzabyara cyangwa se tukazareka kubyara bitewe n'izindi gahunda uzaburimo. Ukamenya ngo nawe ugomba gutanga igitekerezo mu mubano wawe n'uwo musore muri guteretana. Ibi ngibi rwose bizagufasha kwiyubahisha imbere y'umuhungu gutereta. Azavuga ati ibyo byose uriya mukobwa afite imirongo ngenderwaho, ntabwo wapfa kumwinjirira uko wiboneye kose. Azakubaha kandi akubahishe n'abandi basore bagenzi be azajya kuganiraho. Ikindi cy'ingenzi ugomba kumenya, umukobwa wese akwiye kwirinda guta igihe. Mana yanjye, ibi bintu byo guta igihe mvuga ni ibiki rero? Buriya ubuto burashukana mwana. Umukobwa uri kunyumva, ubuto burashukana. Hari igihe uba wibwira ngo uracyari muto, ariko ukabivuga kenshi ukongera ukanabisubiramo ngo ndacyari muto. Nta buto butagira icyo bwafasha ubuzima. Ugomba kuba muto ariko ntube gitoya. Kuko iyo wibwiye ngo uracyari muto, hano usanga wibeshye rwose, kuko igihe cyagiye ntabwo kijya kigaruka. Niba uri guta igihe uri kumwe n'umusore, nta ntego ufite, ngo ni ukuri ngo ukiri muto, ngo nta mpamvu zo kujya gukora ubukwe, ngo nta mpamvu zo kubwira umusore ngo tubane, ngo ndacyari mutoya, bino rwose uba wibeshya pe. Uba wibeshya rwose, kuko igihe cyagiye ntikigaruka inyuma. Uko uryamana n'abasore benshi baguta bakujugunya, birangira wisanze waratakaje igihe n'umwanya n'icyizere cyawe ukacyitakariza, kuko uyisigara uvuga ati aha rubanza abasore batankunda, ubanza abasore batanyitayeho. Kandi mu by'ukuri nta mukobwa mubi ubaho rwose, nta mukobwa utakundwa, nta mukobwa utakubaka urugo. Rero niwitwara nabi nyine bizarangira bagutaye aho zo ku mugani w'ababandi njya numva. Bizarangira bagutaye hanze umere nka cya gipira gishaje kimwe abantu bose bahanaguza inkweto zagiyeho ivumbi. Umuntu wese ufite inkweto cyangwa se ugiye kwinjira mu nzu afite ivumbi ku nkweto, bamuhereza ati hanagura utatwinjirira mu nzu n'iryo vumbi. Rero nahawe nyine mukobwa mu mwari w'u Rwanda wo kwimenya, ukamenya agaciro kawe. Ikindi cya nyuma cyangwa se kibanziriza icya nyuma ngira ngo hano nkubwire rero, kugira ngo utagwa mu mutego w'abagabo cyangwa abasore bashaka kuryamana nawe nk'aho ari akazi bahemberwa buri kwezi. Umwari wowe ukwiriye gushaka amakuru ahagije ku musore cyangwa umugabo ugusabye ko mwakundana, ukamenya umuryango w'uwo musore, kuko ashobora kukubeshya ko ari umusore nyamara ari umugabo. Ibibazo nk'ibi tujya tubyumva ku maradiyo, abantu bari kugisha inama mu binyamakuru tujya tuhabona ngo yarambeshye ngo ni umusore, ngo none naje gusanga ari umugore, ngo ari umugabo w'umugore ufite n'abana 3, ngo ibiki n'ibiki. Ibyo bibazo rero kugira ngo ubyirinde ugomba kubanza ukamenya amakuru, ukamenya aho atuye, ukamenya iwabo, ukamenya atayizi ibiki akora iki, ni muntu ki, kugira ngo wemere kujya mu rukundo n'uyu musore cyangwa n'uyu mugabo uje kugutereta. Ikindi ugomba kumenya kandi, abasaza b'iki gihe cyangwa se bano bagabo bakuru b'iki gihe nabo basigaye bikundira udutineja cyangwa se bano bakobwa bakiri mu myaka 19, 20 n'ingahe, basigaye aribo bikundira. Rero hano uba ugomba kwitwararika, ukirinda gukundana cyangwa se gucudika n'umuntu utazi neza kuko bizakurinda kwisama wasandaye ngo uzaze wicuza cyangwa se uze kuririra abantu batazi naho watangiye. Nubwo bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo umuhana avayo ntumuhana ajyayo, ariko rero nawe ubwawe ugomba kwimenya, ukamenya ubwenge, ukamenya ko uri umuntu mukuru. Ubundi hano akenshi inzobere mu by'imibanire zivuga ko nibura urukundo rufite intego rumara imyaka hagati y'3 n'5. Ntabwo nkubwiye ngo yenda niba ubana n'umuntu mutarakoranye urufiyansaye cyangwa mutarateretanye imyaka 3 yenda ngo ntabwo bizakomera. Hano ni rusange, baba bakoze ikusanya amakuru ubundi bagashyira muri rusange, bagasanga nyine nibura imyaka 3 n'5 ariyo yafasha kugira ngo abantu babe babana neza. Mbere yo gutangira gukundana n'umusore rero ukwiye kumubaza umukobwa ashaka uwo ari we, ukumva niba muzahuza, kuko hano ushobora kwifata ukagenda ngo umusore yakubonye yagukunze nyamara nta na gahunda gufiteho rwose, kuko yifuza umukobwa muremure, mugufi, mukuru, wize, utarize, gasanga we ni wize, nuri muremure, nuri inzobe kandi iyo yishikira inzobe, cyangwa uri inzobe kandi yishakira ibikara. Rero hano ugomba kumwinja ukamenya ngo ese mu by'ukuri wifuza kuzakundana n'umukobwa umeze gute, ukumva neza ariko ko niba ari wowe type ashaka. Niwumva
niwumva atari wowe type ashaka beta yuko wabivamo hakiri kare ukagenda kugira ngo wirinde kuzababara. Numara kugendera ku gisubizo aguhaye rero ushobora kumenya niba umuberanya cyangwa se mutaberanya niba usanze bitazakunda ukabivamo hakiri kare ukigendera kugira ngo utazababara. Iyo utabigenje gutyo ubihagarika hakiri kare ushiduka igihe cyarakurenganye ukabihagarika ugenda urira kandi nta kintu kibabaza nko kuba umuntu yagusiga mu rukundo ari warukuzanyemo umukobwa mwiza. Rero hano ugomba kwigengesera, agusiga ubabaye wakagenda yumva nta n'icyo bimubwiye kuko n'ubundi niyagukundaga wakabaye warabivuyemo hakiri kare ukagenda utekanye. Umusore rero iyo mumaze kuryamana kuko aba ageze ku ntego ziwe, n'ubundi iyo mumaze kuryamana kugusiga rwose nta cyabimubwiye rwose agenda yumva atekanye. Abasore bamwe bashukwa n'ibigare kenshi. Abasore benshi bagenda mu bihugu abasore bagira ibigare nyine urumva abasore iyo bagenda ari nka kuru y'abantu 5 hari igihe babona nk'umukobwa bakamuhigira, hari n'igihe bamuhigira ari 3 muri iyo kuru, umwe akajya amupasa undi n'undamupasa ati kiriya cyana mwana narakiriye kandi cyoroshya ubuzima nawe uzagenda. Usanga bari guhigira gusambanya umukobwa runaka. Bene uwo musore rero iyo amaze kugutesha agaciro ntabwo yongera kukwikoza. Iyo amaze kureba ubwambure bwawe umaze kumuraza amajoro 2 cyangwa 3 biba birangiye rwose, ntabwo yongera no kukubaza nuko nta nubwo yakurusho yongera kukubaza nuko wiriwe. Rero hano ugomba kumenya ubwenge ukamenya uko witwara. Wowe urumva abasore urumva nyine kubera ibigare, hari igihe ibigare bibashuka ugasanga nyine bakora ibitakagombye gukorwa. Rero umukobwa mugore hano biragusaba gushishoza no kumenya neza niba umusore ugusabye ko umusura cyangwa se ugusabye ko mwabana cyangwa se wamusura mu nzu yiwe adakoreshwa n'ikigari cy'abasore cyangwa abagabo bagenzi. Niba umusore iyo mumaze kuryamana yibwira ko ibyo mwakoze rwose ubikorana n'abandi basore. Niba uri umusore mukaba muryamanye noneho mukaryamana agasanga utari n'isugi, none abazi neza ko hari undi mwaryamanye mbere ye, abazi neza ariko na nyuma yawe nyuma yiwe hari undi muzaryamana. Rero hano kukwizera biba bigoye pe, biba bigoye hano rwose. Bakobwa beza mushikame ku itunda ryanyu mutazajya muri abo mubonye bose. Iyo umusore umaze kuryamana byaramuruhije, byaba byaramworoheye, yaba yaraguhamagaye iryo joro ngo ngwino ugahituza, mwaramenye icyumweru kimwe ugahita wemera, mumaranye imyaka 2 akagusaba ko muryamana ugahita wemera, ahita atangira gutekereza ko niba yabasha kuryamana nawe ataragusabye ko bishoboka, cyane ko n'abandi basore wabibemerera byoroshye cyane. Iki gihe rero nibwo atangira kukwicaho kuko aba yibwira kuri biri hanze buri musore wese ugushaka yakubona, bituma atongera kwitaho cyangwa ngo akomezanye umubano nawe kuko ataba akubonamo nk'umwizera. Rero nahawe kugira ngo umenye agaciro kawe mu rwego rwawe n'imirongo ntarengwa niba ushaka kuba umubyeyi ushimwa n'Imana n'abantu muri rusange. Ibi ngibi byose nibyo nkubwiye, ubitega amatwi. Ino minota yanjye nizere ko idapfuye ubusa. Ku bakobwa b'inshuti zanjye ndetse n'abashiki banjye, mwari mune niba ubashije kugera hano rwose wakoze. Ikindi rero ngusaba, niba wari utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo n'ibiganiro by'ubutaha nabyo bizakugereho, amakuru y'ibyamamare, utuntu n'utundi nk'utu tuntu mba nkugejejeho n'utu tuntu mba nkubwiye tw'ingenzi byagufasha gutera imbere, bikagufasha kugira ubuzima bwiza. Rero nahawe kora subscribe nurangiza ukandika ukazogera kugira ngo notification y'ikiganiro cyose dukoze kuri Venus Today kijye kikugeraho mu buryo bukoroheye. Ciao ciao, big up, nawe utaha.